Mwaramutse neza, Yesu ashimwe. Ni gusenga mu gitondo. Reka turirimbe uyu muririmbyi wa 16 mu ndirimbo zo gushimisha Imana, cyangwa se mu ndirimbo zibanza mu gitabo cy'Ikinyarwanda. Imana ihabwe icyubahiro. Ni nimero 16 mu gushimisha Imana. Reka turirimbe. Aba Yesu bishimira izina rye ryiza, ribamara imibabaro rikabatinyura. Haleluya, ribamara imibabaro rikabatinyura. Umutima ukomeretse niryo riwukiza. Ushonje rirawuhaza, riruhururushye. Ushonje rirawuhaza, riruhururushye. Niryo ngabo yanjye nziza. Haleluya, iyo rinkingira. N'urutare nubakaho n'inzu yanjye itagwa. N'urutare nubakaho n'inzu yanjye itagwa. Uri umutambyi neme, mwami wanjye n'umwami untegeka. N'umwungeri ujyandagira, n'ishuti nizera. N'umwungeri ujyandagira, n'ishuti nizera. Ni wowe bugingo bwanjye, kandi kuri wowe niho nsiganirwa Yesu, kandi uri n'inzira. Niho nsiganirwa Yesu wanjye we, kandi uri n'inzira. Nuko ndasaba wemere ishimwe ngushima we, nubwo ntabasha kuvuga ibigukwiriye. Nubwo ntabasha kuvuga ibigukwiriye. Yesu ubwo nzakwirebera. Ukuri mu ijuru nibwo nzajya ngusingiza uko bikwiriye. Nibwo nzajya ngusingiza uko bikwiriye. Nanone uko mbishoboye, mwami wanjye nzajya nguhimbaza. Haleluya, no mu ipfa ryanjye ryo zina rizampumuriza. No mu ipfa ryanjye iryo zina rizampumuriza. Izina rya Yesu rizampumuriza we. Haleluya, rizampumuriza. Izina rya Yesu rizampumuriza. Haleluya, Yesu ashimwe. Kubyukana izina rya Yesu, ushimira Yesu, ushimira Imana Data yaduhaye izina duhagararamo, izina ryiza. Haleluya, ba Yesu Kristo, twishimirira izina twahawe, twishimirira izina ry'umucunguzi, twishimirira izina rikomeye, twishimirira izina. Haleluya, izina rya Yesu rishyirwe hejuru. Izina rya Yesu udukunda, Yesu mwiza twahawe. Amena. Reka tubirebe mu byakozwe n'intumwa. Iby'iri zina tubirebe ibyakozwe n'intumwa 4 igice cya 4 umurongo wa 10 kugera ku wa 12, twumva icyo babivugaho.
Ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 10 kugera ku wa 12. Aravuga ngo ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisiraheli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti uwo mwabanze Imana ikamuzura ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Haleluya. Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi kandi ryahindutse irikomeza imfuruka. Nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Imana ishimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Imana isingizwe kuko yaduhaye izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Data wa twese yubahwe kubwira izina twahawe, kubwira izina ry'umucunguzi dufite, ngo mu isi no mu ijuru nta rindi zina twahawe. Haleluya, 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 haleluya. Ngariko mumenye yuko mwese n'abantu bose bo mu Bisiraheli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti umwe mwabanze Imana ikamuzura ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Amina. Ahangaha kuri uyu murongo wa 10 ni Petero na Yohana bagendaga bavuga ubutumwa, abantu bakizera, bagendaga bavuga izina rya Yesu, izina rikiza, izina ribohora. Muri uko kuvuga izina rya Yesu ugeze hano ku murongo wa 9 bavuga ukuntu umuntu wari uremaye yakize. Akaba nicyo cyatumye abatambyi n'abafarisayo n'abandi bantu n'abakuru n'ab'umuryango bose w'abatambyi bakuru ngo bahagurukira Petero na Yohana. Ariko umwuka wera yuzura muri Petero, Petero arabahamiriza. Amaze kubabwira ibyo, hanyuma bwari ngo bugorobye babafashe kugira ngo babagirire nabi, ariko ngo bababaze babaryoze ibyo bintu, hanyuma babashyira muri gereza. Ariko Petero arahagarara arabahamiriza, ababwira iby'izina rya Yesu. Arababwira ati mwababajwe nuko umuntu yararemaye tukamukiza, ni mu izina rya Yesu bibera. Nuko ku 10 rero niho Petero muri uko kubahamiriza yuzuye umwuka wera, niho yavuze ngo aya magambo ngo ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisiraheli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti uwo mwabambanye Imana, uwo mwabanze Imana ikamuzura ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Nicyo kirema cyari cyakize. Mu izina rya Yesu ibirema birahaguruka, mu izina rya Yesu impumyi zirareba, mu izina rya Yesu ibipfa amatwi birumva, mu izina rya Yesu ibyaha biva ku bantu, mu izina rya Yesu ubukene buva mu bantu, mu izina rya Yesu amahoro araboneka, mu izina rya Yesu Kristo. Ngo mu isi no mu ijuru kuri 12 ngo nta wundi agakiza kabonerwamo, nta wundi ukiza ibyaha, niko gukiza kwa mbere. Nta wundi uvura ibyaha, nta handi tubonera amahoro yo gukira icyaha, ni mu izina rya Yesu. Kuko ari nta rindi zina mu ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo uretse izina rya Yesu, izina rikomeye, izina ry'ubutware. Haleluya. Ngo Yesu kuri 11 Yesu niwe buye ryahinyuwe n'abubatsi, ngo kandi ryahindutse rikomeza imfuruka. Yesu niwe utwubaka, muri Yesu niho twubakika, imitima yacu ikubakwa tugasanwa. Haleluya. Ni muri Yesu ibintu byose bibera. Bivuze ngo niba nta Yesu ufite ni zero. Ibyo uri gukora ntaho byandikwa, ntaho bijya. Ngo mu isi no mu ijuru nta rindi zina ryahawe abantu bakirizwamo, ni mu izina rya Yesu. Gusenga ni mu izina rya Yesu, ibikorwa by'urukundo ni mu izina rya Yesu, kubabarira ni mu izina rya Yesu. Haleluya. Amashimwe tuyavuga mu izina rya Yesu, byose bikorerwa mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya.
gukorera Imana ni mu izina rya Yesu. Ni ukuvuga ngo ijuru iyo riturebye, twebwe abacungujwe n'amaraso ya Yesu tureberwa muri Yesu Kristo, muri iryo zina nyine twahawe. Aho niho turebera, aho niho Imana itwumva iyo dusenga, aho niho Imana itwumvira, ni muri iryo zina rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu umuririmbyi hano wa 16 amaze kumva iryo zina yaravuze ngo aba Yesu bishimira izina ryiza, ni izina ry'igiciro cyinshi twahawe ryo kunezererwa. Tuvuga ngo Yesu turagushima, tuvuga ngo Yesu turakwemera, tuvuga ngo Yesu uriho, tukabihamya kuko nyine ariho, kuko twaramuhawe, twararihawe iri zina rya Yesu. Haleluya. Ariho ni muzima, ariho yaraje, ariho yarapfuye arazuka, kandi azagaruka kujyana itorero. Amen. Amen. Iki gitondo ndagira ngo wongere utekereze ku izina rya Yesu. Ndagira ngo twongere twibuke Yesu. Yesu wadupfira izina rya Yesu twahawe. Tunibaze tese ibyo ndi gukora ndi kubikora mu izina rya Yesu, aho sindi kubyikorera ngewe ubwanjye, daho ngaho sindi kubigendamo ngewe ubwanjye, cyangwa ni Yesu Kristo ugomba kugaragara muri ibyo bintu, cyangwa ni Yesu Kristo ugomba guhagarara muri ibyo bintu, cyangwa se yagakwiye kuba Yesu Kristo ugomba kuboneka muri ibyo bintu. Haleluya, haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo tubimenye mu isi no mu ijuru. Nta rindi zina twahawe, nta rindi zina rihari. Haleluya. Nta rindi zina ngo munsi y'ijuru ryahawe abantu, twahawe twebwe abantu, dukwiriye gukirizwamo, ni izina rya Yesu Kristo. Niho imibiri yacu ikirira, niho indwara zikirira, niho ibyaha biva ku muntu. Haleluya. Niho za karande zikirira, ni mu izina rya Yesu. Niho tubonera kuruhuka, ni mu izina rya Yesu. Niho dusenga tugategeka, ni mu izina rya Yesu. Haleluya. Ni ibikorwa by'urukundo niba bidaciye muri Yesu Kristo ni zero. Ko hari na za association nyinshi zigenda zitanga zifasha gusa kugira ngo zividure za depo. Ni urugero ndi kubaha, ariko nagira ngo bamenyeshe ngo iki gitoro niba ibintu bitari kubera mu izina rya Yesu, shishikara vuba vuba ufata iryo zina rya Yesu, wizere Yesu. Niba utaramwakira aracyateza ibiganza Yesu, umwakire nk'umwami n'umukiza. Izina rya Yesu urihabwe, uzajya urisengera muryizere, kuko utamuzi ntago warikoresha utarizi, ntiwasengesha Yesu utamuzi. Niyo mpamvu ushishikariza umuntu wumva iyi audio cyangwa se video utarakizwa, ujye ureba address yanjye biri aho hasi, ukaba ushaka gufashwa kugira ngo wakire Yesu, umenye Yesu. Ndi hano kugira ngo mbafashe. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Nawe kandi usanzwe ufite Yesu, mukomeze mu izina rya Yesu, biracyashoboka. Mu izina rya Yesu indwara zirahunga, mu izina rya Yesu amahoro araboneka, mu izina rya Yesu iki kirema cyakize, mu izina rya Yesu. Uko ba Petero nta kindi bari bafite, ni izina rya Yesu bakoreshaga, nuwo Yesu bavugaga, nuwo Yesu babwiraga abantu, nuwo Yesu wazutse, wa wundi ngo babambye ariko harazuka, ubu ni muzima. Muri iryo zina, haleluya, niho duhererwa byose. Ngo umufite afite byose, ufite iryo zina afite byose, ufite Kristo afite. Ngo umubonye ababonye Imana, niko Bibiliya itubwira. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Garukana izina rya Yesu. Ibyo ukora tubikorere mu izina rya Yesu. Ibyo tubamo tubibemo mu izina rya Yesu. Aho turi tugendane mu izina rya Yesu, bariho tugendere. Abari byo dukora, nidusenga dusengere mu izina rya Yesu. Imirimo yacu tuyikore, ariko tuzi ngo Yesu Kristo tumubanje imbere. Yesu Kristo ari kumwe natwe. Yesu Kristo ni ingabo idukingira. Yesu Kristo twaramuhawe. Izina rya Yesu turyipfuke uyu munsi, uryipfuke, uryambara. Izina rya Yesu turaryambara, tukarigendana. Ingeso zacu zikagaragaramo Yesu, imibereho yacu ikagaragaramo Yesu. Ngo mu isi no mu ijuru nta rindi zina dukirizwamo uretse izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya.
data wa twese ahabwa icyubahiro. Umva nezerewe kubw'izina rya Yesu. Uyu munsi utegekere mu izina rya Yesu. Uyu munsi tuvugire mu izina rya Yesu. Uyu munsi aho tuzaba turi mu masengesho yawe wibande cyane gukoresha izina rya Yesu. Reka dusenge. Papa, indirimbo yavuze ngo aba Yesu bishimira izina ryiza. Turagushime ko waduhaye izina rya Yesu. Turagushime kubwira izina dukirizwamo. Turagushime ko waduhaye Yesu. Yesu ndagushime ko watwemeye ukaza ugapfa urupfu rubi ukazuka mwami. Turagushimiye ko watwitangiye. Turagushimiye ko wabyemeye ukaza tukaguhabwa ukabyemera. Haleluya, twaraguhawe uri muzima. Izina rya Yesu rifite ngo mu isi no mu ijuru no muri iyi si nta rindi zina ryahawe abantu ngo ukirizwa muretse izina ryawe Yesu. Izina rya Yesu ryiza, izina rya Yesu ribohora. Uyu munsi ritubohora. Uyu munsi umuntu wese uko ari busenge mu izina rya Yesu Kristo imirimo yawe ikoreke. Mu izina rya Yesu ababuze amahoro bayahabwe. Mu izina rya Yesu imitima ibohoke. Mu izina rya Yesu ashaka gukira ibyaha bikire. Mu izina rya Yesu abari bafite intege nke basubizwe imbaraga mu bugingo. Mu izina rya Yesu abatabonaga babone mu mwuka. Mu izina rya Yesu ritujijura. Mu izina rya Yesu ryakijije iki kirema natwe dukire. Mu buzima bwacu hari uburema buvemo mu mwuka no mu mubiri. Mu izina rya Yesu haboneka iyindi mpinduka kubera kuracyari wa Yesu twahawe. Izina ryawe riracyakora. Izina ridasaza. Izina ry'ububasha. Izina tuvuga ikuzimu bagatitira bagahinda ubwoba. Izina tuvuga abadayimoni bagahunga. Izina tuvuga abarwayi bagakira. Izina tuvuga abababaye bagasusuruka bagaseka. Izina tuvuga. Izina ritubereye umutaka. Izina rudutwikira. Izina twambara. Izina twipfuka tukagenda twemye kubera dufite izina rya Yesu dukirizwamo. Nta kiduteye ubwoba, ntidutinya kubera ko mu izina rya Yesu birashoboka. Mu izina rya Yesu birakunda. Mu izina rya Yesu Kristo twahawe. Haleluya. Urakoze Yesu, ndagushimiye ko watwemeye kandi ukatwemera uko turi. Ndabigushimiye Yesu. Haleluya. Amen. Umunsi mwiza. Ndabashimiye. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Shalom shalom. Wibuke gusangiza n'abandi iyi video. Bye.